hari igihe byaba ugeze aho nanjye naba narageze aho uri bwumve, ariko iri jambo ryaramfashije riranshyigikira. Ijambo rindi ryigeze ryamfasha riri muri Zaburi ya 91 rivuga ngo uba mu bwisho bw'isumba byose ngo azahama mu gicucu cy'ishobora byose, ngo nkabwira Uwiteka ngo urubuhungiro bwanjye, ngo Imana yanjye niringira. Ari haleluya, ngo ari izadukiza ikigoyi cy'umugoyi namugigirimbura. Imana ishimwe. Iryo jambo riramfasha, ariko nkumva ndimo kwenyegezwa cyane n'ijambo ryancengeraga ryavuga ngo kubwo kunyagwa k'umunyamibabaro, kubwo gusubiza umutima k'umukene, ngo none ndahaguruka ngo ndaza gushyirwa mu mahoro bacuriraga ingoni. Ndavuga nti ndagutegereje rero Yesu. Ndagutegereje, byari bikomeye. Namajije rero gushaka kubera ubutayu umuntu aba arimo cyangwa se ishuri umuntu aba arimo, mbona urushako ruramvunnye, ndetse numva ko ngeze aho narucamo kabiri nkabivamo. Ariko kubera ko nagezeyo nkahita mbyara, ndetse nkakunda kubyara umwana ku wundi, nuko kubivamo birananira. Ubwo rero igisubizo nyina kishakagamo nkajya mu ishyamba gusenya udukwi, nuko nkashyira umuntu wejeje nk'utujumba, nkamubwira ngo wampaye kutujumba nkagusigiriza inkwi, nanjye ukampa ibyo njya guteka. Bwira Imana ntari kumana ko ntigeze niga amashuri, mu mirimo utanga cyangwa se mu bwenge utanga wabura na kimwe cyamfasha kugira ngo mbone ibyo gutunga abana wampaye. Nuko Imana itagira kugira rero yagiye itugeza ahantu, yagiye ikora ibintu nanjye ntakeka, Imana iransubiza. Ndibuka umugabo umwe yari umunyamakuru witwaga Mukeshabatware. Urugo nabagamo nta ntebe zabagamo, urugo nabagamo nta mukeka wabagamo cyangwa ikirago, twaryamaga ku bikori tukisasira umusambi. Icyo gihe imvura yaragwaga, umuvuka amanuka mu nzu, nakanguka nkakangurwa no kureba ko ubushishi bwazamukiye ku mwana, nkasanga umwana ni muzima nta kibazo yagize, ariko nkasanga turyamye mu bintu bijandaraye kubera ko umuvu wabaga wamanutse mu nzu. Twabaga mu nzu y'inshinyirano, iyo nzu y'inshinyirano twayibagamo tuyibanamo n'ihene. Hari umuntu nanaroreye ihene kugira ngo mbone agafumbire kajya kamfumburira munsi y'urugo. Noneho izo hene zaturyamaga hepfo ku maguru, kenshi na kenshi twakangukaga zatugangiye. Kuko nitwa Mukamana rero, nkumva Mukeshabatware 6:45 arimo kwamamaza ngo ye Mukamana we, ngo sohora igishyitsi umushyitsi yicareho. Nkumva ni njyewe arimo guhamagara, kandi nkabona ni njyewe cya gishyitsi ugifite. Nuko najya kureba nkasanga ko ihene zakigangiye, nkuko hamagaye Mukamana akamusubiza ko ihene zakigangiye. Nasangaga nanjye icyanjye zabaga zakigangiye. Tubaye ikaze mwese abakurikira BSTV n'ibisanzwe ni Jeanne Poben. Ndabasuje rero mwese aho muherereye hose mu ntara enye z'u Rwanda, yambuze intara enye z'amajyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba n'uburengerazuba, ariko kandi n'intara ya gatanu ariyo diaspora. Ntabwo twibagirwa umuntu wese ahaherereye akumva ko ari mu diaspora. Ndamusuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, mvuze ngo amahoro y'Imana nabane nawe. Kandi cyari mu kwezi kwa mbere ntabwo kurarangira, mbifurije n'umwaka mushya nk'ibisanzwe. Nk'ibisanzwe rero iyi ni Bright TV, umurongo ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Turi kumwe n'umubyeyi hano rero muramubona, n'ubwa mbere tumonye kuri BSTV, ariko ndakeka atari ubwa nyuma, ariko ibyo ninjye bivuze ari buze kubitwibwirira. Ndagira ngo tumuhe ikaze, dutangiye tumusuza, twibwira amazina ye. Muraho neza? Muraho neza. Turagira ngo utangire wibwira duteze amatwi, muri bande? Murakoze cyane. Nitwa Mukamana Vestina. Ntuye muri uyu mujyi wa Kigali, ntuye mu murenge wa Nduba. Itorero ryanjye nkabasengera muri ADPR, nkaba mfite abana 10, hariho 8.
nishimiye yuko naje aha ngaha mukamundeba tukaba tugiye kugirana ikiganiro cyangwa se n'ubuhamya. Imana iduhane umugisha. Ati Imana iduhane umugisha, yishimiye kubana natwe kugira ngo tugirane ikiganiro kandi atubwire ubuhamya. Turi muri cya kiganiro cyitwa ubuhamya bwanjye. Akajya ikiganiro tugiye kuganira muri kano kanya. Ese Mukamana mu itorero mukoramo ibiki? Nihe mirimo mukora mu itorero? Mu itorero nsengeramo ndi umuririmbyi muri korali ya mbere Bowaze, nkunda gusenga n'ibindi Imana ishoboje ndabikora. Ikintu cy'ubuhanuzi ukivugaho iki? Ikintu cy'ubuhanuzi, nanjye ndi umuhanuzi. Ndi umuhanuzi, byavuye mu gusenga kugira ngo mbe ndi umuhanuzi. Nkakunda gukorera Imana mu buryo bwo kuririmba, mu buryo bwo guhanura, byose Imana irabinshoboza. Impamvu nengumeje ngo ikintu cy'ubuhanuzi kivugaho iki? Ntago neretswe kuri umuhanuzi, nge ntago nerekwa. Hari abantu abahanuzi, umuhanuzi yemerwa ryari? Umuhanuzi yemerwa igihe ibyo yahanuye bisohoye. Igihe ari barimo guhanura, burya abantu bose siko babyakira. Ariko iyo ubuhanuzi bumaze gusohora, wa muhanuzi aremerwa. Mfite ikibazo nshaka kubaza mbere ko twinjira mu kiganiro nyine ubwite. Hari ukuntu umuhanuzi ahanurira, ashaka guhana umuntu wenda akavuga ngo Imana ni Imana imunyuzemo, ntago mbyivangamo. Akavuga ati wenda mugiye guhura n'ibyago runaka, cyangwa agiye kuba ibyago runaka. Ni ngombwa yuko tuzamwemera uko bya byago byabaye, kuko agenda agasenga avuga ati Mana mfasha biriya byago uriya muntu bimubeho kugira ngo yemere ko ndi umuhanuzi. Nimba rupfu nyemerera apfe kugira ngo bemere ko ndi umuhanuzi. Ese tuzemera umuhanuzi ari uko ibyahanuye byasohoye, ibyago byasohoye, ntago yakabisengeye bikavaho kugira ngo tuzamwemera ko ibyo byago byabayeho? Niko umuhanura bigenda bite? Murakoze cyane. Buriya umuhanuzi iyo yahanuye ikintu n'Imana iba yakimubwiye, byanze bikunze kirasohora. Nta buhanuzi budasohora. Hari indirimbo tugira ivuga ngo nta cyahanuwe kitazasohora, nta n'icyanditswe kizatakara hasi. Ndibuka umuhanuzi umwe ageze yampamagara kuri telefone arambwira ati hari ikintu kigiye guhirima, kigiye guteza impanuka ku buryo cyahitana umwana mu rugo. Hashize ibyumweru 2 byonyine cya kintu ndakibona, kuko duturiye ikimoteri nagiye kubona mbona hamanutse urupine runini, rwaraje ruhita rukubita inzu rurayipfumura rujyama mu nzu. Icyo gihe ubwa buhanuzi bwe burasohora. Ni ukuvuga ngo rero ubuhanuzi byanze bikunze burasohora. Ubuhanuzi byanze bikunze burasohora. Ariko se nta buryo Imana ishobora kubwira, nimba ari Imana ntago mbizi, nta buryo ishobora guhanura ibintu bibi uwo bihanuriye agasenga akabikuzaho amasengesho? Amasengesho ntabwo abikuraho. Hezekiya yararwagera kure. Umuhanuzi Yesaya araza aramubwira ati raga ibyawe wipfire. Noneho kubera imirimo Hezekiya yakoraga, aza kwerekera ivure, abwira Uwiteka ati ko wibuka ko nagukoreye, ntago wareka ukanyongera iminsi yo kubaho simpfe? Muko nagiye nkora nabi, Imana irigarura. Burya hari ibintu Imana ijya, haleluya, hari ibintu Imana ijya yigaruraho. Hezekiya Imana arigaruye. Hari igihe bishoboka ko urupfu rwawe rukuriho, Imana ikarukuraho bitewe n'imirimo yawe ikigukeneyeho. None se umpanuriye nk'urupfu ngewe, icyaba kiza nuko rwansoho ntabwo icyaba kiza kuko wasenga ukamfasha gusenga Imana ikarukuraho nk'uko yabikuye kuri Hezekiya. Uriya iyo tumaze kumenya ko imbere yacu hari ibyago, usenga Imana ikabikuraho bikurikije n'imirimo wagiye ukora, ikwibukiraho ikavuga iti uyu muntu aracyakomeje kunkorera. None abahanuzi bifuza ko ibyago biba ku bantu ubavugaho iki? Sinzi, muri ngiye ntago bijya bimbaho, nimba hari na bagenzi banjye bijya bibaho. Ariko buriya niwumva n'Imana ikubwira umuhanuzi ngo urupfu ruri kuri runaka, burya byanze bikunze wanamusengera, nawe ukamugezaho bwa buhanuzi bwe, nawe akisengera, bya bindi bikavaho. Ubwo rero igihe byaje, kuko Imana irabitangaza, ariko nawe ukagira ishyaka ryo gusengera wa muntu kugira ngo urupfu ruveho.
urakoze cyane tubivuzo bwakwira bugacya kuko hari ibintu tutemeranya mukaza umuntu arahanuye ngo Mana ngo birabintu ngo bisohore kugira ngo wemere ko ngiye ngo mvogera mu kibaza nimba bikakuyobera. Reka dutanye ikiganiro cyacu rero watubwiye kuri umukozi w'Imana n'umunyamasengesho yatangira usenga Imana ubundi kugira ngo twinjire mu kiganiro cyose. Reka dutangire dusenga Imana yacu, Imana ikomeye, Imana ifite imbaraga n'ubutware bwinshi, Imana irinda, Imana igeza ku muntu hatabasha kwigeza. Ndagushimiye uburyo wabanye natwe, ndagushimiye warinze uyu muvandimwe turi kumwe, wagiye udutambutsa ibintu bikomeye cyane, warakoze kuturinda, nuhabwe icyubahiro. Tugeze kuri uyu mwanya wo kuganira ikiganiro n'abatuteze amatwi, nanjye ndasenze kugira ngo abaduteze amatwi bumve iki kiganiro, haleluya, bumve iki kiganiro maze nabo bafashwe nacyo. Hari ahantu ujya ukura umuntu ukamushyitsa ahandi, natwe turasabye kugira ngo umuntu wese waba wihebye ajye yizera yuko ushobora byose. Nakubwiraga ngo dushyigikire mu kiganiro cyacu kandi neza yawe ikomeze kutugota, Mwuka Wera ganze, icyo mpagaritse n'imbaraga mbi z'umwanzi, ntumiye Imana n'Umwana n'Umwuka Wera kugira ngo abe hagati muri twe mu izina rya Yesu, amen. Turi mu kiganiro rero ubuhamya bwanjye, ufite ubuhamya, ufite ahantu Imana yagukuye, turashaka kuza kutuganira ku rugendo rwawe rw'agakiza, urugendo rw'agakiza uko wakijijwe, umaze gushaka byagenze gute, hose hari ubuhamya ndabizi, kugeza uyu munsi tubwire imirimo y'Imana, ibyo Imana yagiye gukorera, ibintu nk'ibyo ngibyo. Nishaka ko tuza kuganira urugendo rw'agakiza, umuhamagaro wawe watangiye gute, wanyuze bimeze gute, uyu munsi bimeze gute, uyu munsi uri gushima Imana gute, uri mu mashimwe ameze gute. Yego. Amakuru mfite ngo n'uburyo umeze kose ngo n'amashimwe. Yego. Mbere yuko dutangira ndabona ufite Bibiliya, nimbura bamanza ugasoma ijambo ry'Imana, tubaye umwanya. Murakoze cyane. Reka tubanze dusome ijambo ry'Imana. Hari ahantu Imana igikura umuntu, hari ibintu byinshi Imana ijya igenda itambutsa umuntu, ariko Imana yadukuye ni ahantu hakomeye cyane. Kadusoma ijambo ry'Imana riri muri Zaburi ya 12 umurongo wa 6. Ni ijambo rivuga ngo kubwo kunyagwa k'umunyamibabaro, kubwo gusuhuza umutima k'umukene, none aha ndahaguruka, niko Uwiteka avuga, ndashyira mu mahoro uwo bacurira ingoni. Imana yacu ishimwe. Iri ni ijambo rimaze iminsi rinezeza cyane. Hari ahantu nigeze kugera, nuko abantu benshi banyibazagaho, abantu benshi bamfatagaho ijambo uko bishakiye. Mu miryango nagiraga nta wibukaga ko mpari. Buri hari igihe umuntu agera mu butayu, ubutayu urimo nta muntu wabugusangamo ngo agire ikintu akumarira. Nigeze kumva umukozi w'Imana avuga ati, aho Imana yaguteretse nihagukura, kuko ndabizi narabibonye. Iri jambo rero ryakunze kumfasha muri iyo mibabaro yose, cyangwa se muri uko kubura uwampumuriza, cyangwa ngo mbone uwavuga ngo yewe Vestina ndakurengeye. Oya, nta wabimbwiye, ariko iri jambo nkimara kurisoma, haleluya, nanizeye nsenga, nibwo ijambo ryangezeho rirambwira ngo umva nkubwire. Ubwo niko niganirizaga ndumva iryo jambo ririmo kunyinjira, ngo kubwo kunyagwa k'umunyamibabaro, kubwo gusuhuza umutima k'umukene, ngo none aha ndahaguruka, ngo niko Uwiteka avuga, ngo ndashyira mu mahoro uwo bacurira ingoni. Iri jambo ryaramfashije, n'abatwumva ribafashe. Hari igihe byaba ugeze aho nanjye naba narageze aho uri bwumve, ariko iri jambo ryaramfashije, riranshyigikira. Ijambo rindi ryigeze ryamfasha riri muri Zaburi ya 91 rivuga ngo uba mu bwihisho bw'isumba byose, ngo azahama mu gicucu cy'ishobora byose, ngo nkabwira Uwiteka ngo urubuhungiro bwanjye, ngo Imana yanjye niringira. Ari haleluya, ngo ari izadukiza ikigoyi cy'umugoyi namugigirimbura. Imana ishimwe. Iryo jambo riramfasha,
ariko nkumva ndimo kwenyegezwa cyane n'ijambo ryancengeraga ryavuga ngo kubwo kunyagwa k'umunyamibabaro, kubwo gusuhuza umutima k'umukene, ngo nonaha ndahaguruka ngo ndaza gushyirwa mu mahoro bacuriraga ingoni. Ndavuga nti ndagutegereje rero Yesu, ndagutegereje. Byari bikomeye. Iri jambo rifasha umuntu wese wumva ubabaye, haba ari hanze y'ibihugu, yaba ari mu Rwanda, ariko iri jambo rimufashe. Iri jambo dusomye riri muri Zaburi ya 12 murongo wa 6 rimufashe. Ijambo riri muri Zaburi ya 91 rimufashe, kuko ayo magambo yarantunze nabuze ibyo kurya, yarantunze nabuze icyo kwambara, yarantunze nta muntu waza ngo avuge ngo humura komera turi kumwe. Numvaga iryo jwi ari ryo rimbwira ngo turi kumwe. Numvaga ijwi ry'Imana. Haleluya. Najya kumva nkumva ihumure, nkumva ndafashijwe muri njyewe, kuko nakundaga gusenga. Nasenze ay'ubutayu bwo mu ishyamba, nasenze yo mu mazi, nasenze mu buvumo, nta hantu ntasengeye mbwira Imana ibyanjye. Ni ijambo ry'Imana turimo gusoma. Amen. Uko ryamfashije rigufashe, kandi uwumva arushye aremerewe niyiringira Uwiteka. Uko yantabaye ndi bubabwiremo, nawe azagutabara. Imana iduhana umugisha. Ryo ryari ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana. Haleluya. Amen. Ninjiye mu kanya k'ubuhamya rero. Ubuhamya ngiye kubagezaho, ndabaha ubuhamya namwe bubafashe. Hari igihe haba hari umuntu wabuze uko abigenza, nk'uko nanjye mu buhamya ngiye gutanga hari uko nageraga nkabura uko mbigenza. Nashatse umugabo mfite imyaka 18. Niho ngiye guhera kugira ngo tumve ko turi bugendanemo kandi munezerwe. Iyo myaka 18 nshaka umugabo, nari nzi ko ngiye kwishima, nari nzi ko ngiye kunezerwa. Ariko ngeze mu rushako nshaka umugabo, sanga imibabaro yanjye irikubye kabiri iyo nari mfite. Nzababwira utaha. Haleluya. Namajije rero gushaka, kubera ubutayu umuntu aba arimo, cyangwa se ishuri umuntu aba arimo, mbona urushako ruramvunnye, ndetse numva ko ngeze aho narucamo kabiri nkabivamo. Ariko kubera ko nagezeyo nkahita mbyara, ndetse nkakunda kubyara umwana ku wundi, nuko kubivamo birananira. Mfite abana 8. Uwa mbere yuje imyaka 25, ndafite 23. Urumva uko nagiye mbyara, undi afite 21. Kugenda manura hasi rero muri iyo myaka niko nahuye n'imibabaro. Abo bana nagiye mbarira mu bihe bigoye, nahuriyemo n'inzara, muriramo no kwambara ubusa. Nakunze kwambara imyenda itose, ni umwenda umwe nagiraga wonyine. Nageraga mu rugo mvuye guca inshuro, guhingira abantu. Umwenda nabaga nambaye nawufuraga ninjoro, bugacyo utumye nkawambara utose. Nuko nkongera nkajya guca inshuro, nagera mu rugo nkongera nkagafura. Nagafurishaga amazi yonyine nta sabune. Nkongera nkakambara nkagenda. Nkajya nicara nkiganyira, ntari kuba Imana nanjye iranzi. Ariko nasanze Imana izi. Iranzi. Abantu batwumva Imana izi umuntu. Kandi ikigerageza umuntu aba arimo, cyangwa ishuri umuntu aba arimo, ni Imana izi kahagukura, nta muntu wagukura. Nabaye mu kigerageza imyaka 17. Muri iyo myaka 17 nirindaga gutakira umuntu, nirindaga gusaba. Hari igihe natwisinda ku mwana wa 4, inzara irandya. Indiye nabwiriwe kuva mu gitondo, yaramaze iminsi biravutse. Indiye njya gushaka umuntu nsaba inshenga z'imyumbati zimwe dusekura mu twasekuraga mu isekuru, usibye kuba amajyambere yaje. Njya gusaba inshenga umuntu ngo nk'igikoma,
kuko inzara yari yanyishe. Reba umuntu ubyaye rero warayibyaye kugira ngo abure igikoma byari bigoye. Gusa ufite imbaraga. Iyo umajije kugera uri mu ishuri rimeze gutyo, imbaraga ntabwo zibura, urazishakashaka ukiyumvamo igisubizo. Nta muntu uri butakire, ahubwo wowe ushakamo igisubizo. Narabyutse ngiye ku ruhande rw'uruhinja, manuka umusozi ahantu epfo mu mubande, ahantu hari umuntu nari nizeye, nari gusaba inshenga ngo nkoremo igikoma. Ndaza nsekura za nshenga, nuko ngo igikoma cy'imyumbati cyantunze umunsi wose. Aho hantu ndahashima Imana ko ntapfuye. Byari bigoye. Umubyeyi iyo yabyaye akenera agakoma keza, ariko ngewe nta gikoma nigeze mbona mu buzima bwanjye kugera mu myaka 17 nabayemo muri iryo shuri. Iyo mbyibutse ndaseka, kuko kuva icyo gihe ntabwo nasekaga, nta bitwenge nagiraga. Ariko se tutaguciye mu ijambo, utubwiye ko wamaze mu ishuri imyaka 17, wamye gutanga uburyo wacaga inshuro uri wenyine, uburyo nzara yose yakwicaga. Ntago twumvisha utubwira ese umugabo wawe yari yaragutereranye, ese yaragutaye, byari bimeze ko utari kumwumva. Nawe yarari mu ishuri. Nawe yarari mu ishuri. Umuntu ari mu ishuri nta gisubizo abona. Ubwo rero umugabo yari ahari pe, yari ahari n'ubarahari, ariko nawe yarari mu ishuri. Iyo umuntu ari mu ishuri rero nta kindi gisubizo abona. Ubwo yabategereje ko wundi bari kumwe mu ishuri ari bugire ikintu amupangira. Ubwo rero igisubizo nyina kishakagamo, nkajya mu ishyamba gusenya udukwi. Nuko nkashyira umuntu wejeje nk'utujumba, nkamubwira ngo wampaye kutujumba nkagusigiriza inkwi, nanjye ukampa ibyo njya guteka. Nuko wa muntu akamfa gasoni, akankurira utujumba mu gasafuriya, akambwira ati ngaho jyana ibi ngibi. Nimurakoze cyane. Nataga nishimye, nkagenda nkatekera abana. Abo bana natekeraga bandwaranye bwacya kubera ko uri byo mbaha. Barwaye bwacya, umwe hari umunsi umwe aragiye gupfa yishwe n'inzara, nuko Imana iramukiza kubwuko itajibura kwigira. Haleluya. Amen. Umunsi umwe njya mu nzu ndiherera, mbwira Imana ntari komana ko ntigeze niga amashuri. Mu mirimo utanga cyangwa se mu bwenge utanga, wabura na kimwe cyamfasha kugira ngo mbone ibyo gutunga abana wampaye. Nuko Imana itagibura kwigira rero yagiye itugeza ahantu, yagiye ikora ibintu nanjye ntakeka, Imana iransubiza. Ndibuka umunsi umwe yantumyeho umubyeyi, nari impetse mu gitenge, nari naragiye ntereteranya n'utundi dutambaro bidasa, nari impetse umwana w'amezi 3. Ni ukuvuga ngo nta mutaka nagiraga, mpeka muri utwo tuntu nkapfa kugenda nk'umusazi. Umunsi umwe mpora n'umuhanuzi rero, ari byo twaganiraga mbere. Umuhanuzi araza. Muri icyo gihe nari impetse mu dutambaro tudasa, nta kigoma cyabaga kirimo, n'agatambaro nagunaga nkahekamo umwana. Umuhanuzi araza arambwira ngo Imana irambwiye ngo nawe uzaheka mu bintu byiza. Nari mbyaye inshuro enye, uwo mwana nari impetse yari uwa 4. Ati nawe uzaheka mu bintu byiza kandi uzarya neza, uzambara neza. Ariko akimara kubimbwira, numvishije ahubwo arimo kunshongera. Numvaga nta hantu byava. Nkatekereza nti se umuntu ujya guhingira 1000 nzabona amafaranga yo kwiyitaho nanjye ngere kuri ibingi barimo kumbwira. Ubwo ndaceceka ndatuza, ariko igihe cyarageze ibya wa muhanuzi koko birasohora. Byasohoreye ku mwana wa 7. Umwana wa 7 naramubyaye, nibwo nahetse muri bya bintu byiza, nuko nanjye numva ndishimye. Ese wahuraga n'ibyo bigeragezo byose, n'izo ntambara z'inzara zose, warakijijwe? Wari warakijijwe? Nari narakijijwe. Icyo nabagamo kwari ugusenga. Nakundaga gusenga. Nakundaga gusenga. Hari umunsi umwe nafashe urugendo njya kurara ubutayu, nsaba Imana nti Mana wankuye mu buzima mbamo. Abana banjye bari barandwaranye bwacya, nanjye nabareba nkumva gahinda karanyije. Hari umuntu ushaka kutwumva mu kiganiro turi akumva ibibazo wowe nabyo, akavuga ngo nuko washatse ukiri umwana. Turagira ngo dusubirize uwo muntu. Oya, ntago ari uko warashatse uri umwana,
imyaka nari mfite 18, buryo ufite imyaka 18 uba ufite ibitekerezo bizima kandi bikora. Nari mfite ubushobozi bwo gukora, kuko nimba ufata umurimo ugahinga ugacyura amafaranga 1000, ntago uko yabitekereza yajya kunsubiza, yajya kuvuga ngo mbese uriya muntu suko ashatse ari umwana, ntago ari uko nashatse ndi umwana. Buriya ahantu Imana yashatse kugushyirira gushyira, ahantu yashatse kugushyira gushyira, kandi ufite n'abakomeye, ufite imiryango ikomeye itaza ngo igire ikikumarira, ahubwo bakureba bakakubona ko uri ikigoryi. Mama yajyaga ambwira ati uri ikigoryi, ubundi wavuye kuri uriya mugabo. Ariko najya kubifatira imyanzuro bikanga, nakubwiye ko ari ishuri. Ubwo rero abatwumva ndagira ngo mbabwire yuko Imana ajyaga insezeranya ko izangirira neza, ariko Imana arabikoze. Ndibuka umugabo umwe yari umunyamakuru witwaga Mukeshabatware. Urugo nabagamo nta ntebe zabagamo, urugo nabagamo nta mukeka wabagamo cyangwa ikirago. Twaryamaga ku bikori tukisasira umusambi. Icyo gihe imvura yaragwaga, umuvuka amanuka mu nzu. Nakanguka nkakangurwa no kureba ko ubushishi bwazamukiye ku mwana, nkasanga umwana ni muzima nta kibazo yagize, ariko nkasanga turyamye mu bintu bijandaraye kubera ko umuvu wabaga wamanutse mu nzu. Twabaga mu nzu y'inshinyirano. Iyo nzu y'inshinyirano twayibagamo tuyibanamo n'ihene. Hari umuntu nanaroreye ihene kugira ngo mbone agafumbire kajya kamfumburira munsi y'urugo. Noneho izo hene zaturyamaga hepfo ku maguru, kenshi na kenshi twakangukaga zatugangiye. Habaga igishyitsi rero twicaragaho cyane, nakicaragaho netse, n'umushyitsi ya numvaga ashuhuje nicyo nasohoraga. Kuko nitwa Mukamana rero, nkumva Mukeshabatware 6:45 arimo kwamamaza ngo ye Mukamana we, ngo sohora igishyitsi umushyitsi yicareho. Nkumva ni ngewe arimo guhamagara, kandi nkabona ni ngewe cya gishyitsi ugifite. Nuko najya kureba nkasanga koko ihene zakigangiye, nkuko hamagaye Mukamana akamusubiza ko ihene zakigangiye. Nasangaga nanjye icyanjye zabaga zakigangiye. Mukesha twese mwari muziranye? Ntago twari tuziranye. Ikintu cyambabaje nuko yapfuye ntamubonye. Numvaga ko nzamusura, najyaga mbivuga nzasura Mukeshabatware mubaze ko anzi, cyangwa se hari ahantu yigeze kuba yambona. Nuko byago byanjye yapfuye rero ntamubonye, ariko Imana izamugirire neza. Gusa rero icyo gishyitsi twari tugifite, umugabo yarazaga yabageze mu rugo akicara kuri cya gishyitsi, nanjye naba ngiye guteka nkicara kuri cya gishyitsi. Nta ntebe twagiraga, nta hantu ho kuryama hazima twagiraga, nta myambaro mizima, ariko Imana nta hantu itakura umuntu, nta naho itamushyira. Iyi sura mumbonana ntayo nari mfite icyo gihe. N'abarimo kundeba cyangwa se barimo kumva ibyo ndimo kuvuga, iyi sura mfite ntayo nari mfite. Nta mubiri nari mfite, ntago nabaga nambaye gutya mubona nambaye. Ibi ni inyongezo Imana yampaye, ni ibisubizo. Mbese turi mu bisubizo, ubu turi mu bisubizo yuko nihanganiye ibyo byose, nihanganiye imibabaro nahuye nayo. Umugore ashobora kubana n'umugabo, yabona umugabo atamwitayeho, agatangira akavuga ati nashatse nabi, agahita azinga akagenda akandagarana abana ku misozi. Ariko ibyo ngibyo Imana ngiye yarabimbashishije, nihamira mu rugo rwanjye. Ubwo rero abana Imana ishimwe yarabareze, zabwacya zirashira, nanjye mbona ibisubizo by'Imana. Umunsi umwe rero kugira ngo nige kwambara, aribwo buhamya nkiriho, nageze ku Mwisilamu angirira impuhwe. Nuko ngiye kubona mbona amaye imyenda myiza cyane ndambara. Nanjye ndebye nsanga nambaye neza, ndi umugore umeze neza. Nuko umunsi umwe njya gusenga mu mazi, njya gusengera mu mazi ahantu ibyumba ku Rusumo, niho Imana yampereye amasezerano. Imana irambwira ngo kubwo kunyabwa k'umunyamibabaro, kubwo gusuza umutima k'umukene, none aha ndahagurutse
nje gushyira mu mahoro uwo bacuriraga ingoni. Haleluya. Amina. Yego, Imana ishimwe yarabikoze. Nkimara kugera mu rugo ubuzima bwaratangiye, ngiye kubona nanjye mbona ngize ubuzima, mbona ndetse guhingira abantu. Umuntu dukurikiye ashobora kwibaza ati se byaturutse hehe kugira ngo Imana duhere byagenze gutya bigenda gutya mbona ubuzima burakunze. Umunsi umwe ubwo buzima kugira ngo buze, umunsi umwe nararyamye ngiye kubona mbona umuntu w'umugabo araje wambaye ibyera, arambwira ati uko nakubwiye ko ngiye kugutabara ngwino tugende nkwereke. Anjyana ahantu mu ishyamba mu bihuru byinshi, anyereka ibyatsi bimera, ibi byatsi bimera ku misozi, agenda ambwira amazina yabyo, arambwira ati ibi ngibi ni ibimera nashyize ku butaka, bivura indwara mu nzozi. Yego, bivura indwara. Kubona abantu birwataka inzoka, ibi birabivura. Abantu bahumanye, ibi birabivura. Hanyuma ibi ngibi bizaguha ubuzima. Niho ntangiriye nkugirira neza. Nuko bwarakeye njya hahandi twararanye na wa muntu abimbwira, nuko nanjye nca bya byatsi bitandukanye amoko yagiye ambwira, ndaza ndayafunga nk'ibitunguru njyana i Kigali. Uwo munsi mbona ntahanye 1500. 1500 rero ya 2007 yari menshi. Yari menshi cyane. 1500 y'icyo gihe yari menshi. Ngiye kubona mbona kuko mbonye amafaranga, naragenda haha nikoreye ndemerewe. Ngeze mu rugo ndishima, burakeye nsubiyeyo, mbona ba bana barwaraga bwacya, mbona mbaboneye igikoma, mbaboneye isukari, natwe twiga kunywa kuri sosoma kubera ya mirimo Imana yampaye. Nuko Imana iratangira ingirira neza, iranyagura, igenda impa ubwenge. Umuntu akambwira ati ndwaye gutya, nkahita numva umuti ngomba kumuha, nawe umuha nkabona arakize. Nuko muri ibyo byose mbishimiramo Imana, kuko si imbaraga zanjye, ni Imana. Kuko muri ibyo byose nta na kimwe narinzi, ariko Imana igenda inyigisha. Nanjye mbona ubuzima buraje, mbona ndariye ndahaze, indari yarafatanye n'umugongo, mbona amatama atangiye kuza, ndabona ubyibushye. Mbona ntangiye kwambara igitenge, nanjye mbona mbona nanjye ndagutse. Twabaga mu nzu y'ibyatsi, mbona nyakatsi nyivuyemo. Imana ishimwe, ndumva binejeje. Ubu yongeze aho ngaho numva mfashijwe, yuko Imana yibwiye umuntu ngo izamugirira neza irabikora. Gusa icyo nirinze gutandukira, nirinze icyaha n'igisa nacyo. Muri ibyo bigeragezo haba harimo ibintu byinshi byagukura ku Mana, ariko ndashima Imana ko yandindiye muri ibyo bigeragezo. Turagira ngo dusobanure kuva Imana ikubwiye ko izakugirira neza no kugera ikugiriye neza. Kwagira ngo bukeye hari uwabimba akavuga ati bwa Imana yakubwiye uyu munsi bucyaya kugiriye neza. Turagira ngo dusobanure hagiyemo igihe kingana gute. Nurangiza hari abantu bari mu bigeragezo, bari mu ntambara, bihebye, bona ko Imana yabatabona ko Imana itariho. Turashaka kuza kubabwira uburyo Imana ikora, ukabwira ko hanyuma ibibazo bafite bitananiye Imana. Tugira ngo tubwire icyo kintu. Ese kuva Imana ikubwiye kugeza igusubije hagiyemo igihe kingana iki? Kuva Imana ibimbwiye, yatangiye kubimbwira muri 2000 kwizangirira neza, yansubije muri 2016. Nibwo natangiye kubona Imana. 2016 nibwo natangiye kubona Imana igenda inyagura. Imyaka 17. Nibwo Imana natangiye kuyibona. Nuko ngiye kubona umunsi umwe nagiye kubona mbona ndi mu nzu y'amabati, kandi ubundi twarabaga mu nzu ya nyakatsi. Noneho iryo niyerekwa nari ndimo, nyibona iyo nzu y'amabati. Noneho narakangutse ndavuga nti suba amabati twayakura hehe. Numvaga nta hantu yava. Nshingiye kubwuko Imana igisubiza rero, cyangwa se igivuga bigasohora, ndabyizera. Haje kubaho Perezida Kagame ni wavuze ati ndashaka ko igihugu cyanjye kimera neza, abantu bakava muri nyakatsi. Nge nasigaye nitekerezaho, ndavuga ngo buse nyakatsi nayivamo, byashoboka bite? Ariko Imana itagira kugira bya byatsi nkubwira,
na Imana yanyeretse nkabivuza abantu, nibyo byatumye mva muri nyakatsi. Nagiye nkorera amafaranga make make nyashyira hariya, andi nkakoresha andi nkayabika, nuko tugura amabati, mbona turubatse. Ndashima Imana yuko yabikoze. muri make uri muganga. Yego. Noneho nsubiriye inyuma ho gatoya, ibi byavuye mu mbaraga z'amasengesho. Byavuye mu mbaraga z'amasengesho no kwihangana no kutijujutiro tubana yuko nta kintu yaba amazi. Hari igihe rero abantu barimo kunyumva, hari igihe umuntu abona ibigeragezo byagwiriye urugo, umuntu agatangira kwijujuta atahari uwo nashatse nabi, ntago byashoboka kuba ameze gutya. Birashoboka kuko Imana ijya gukura umuntu ikamukura hasi cyane. Ugomba kwihanganira ishuri urimo cyangwa se ikigeragezo urimo cyangwa ubwo bukene bwawe urimo, ukabwihanganira, nibwo Imana izaza ikagutabara. Ariko iyo ubuze kwihangana, ukabura kwizera, ugasenga uguruka. Hari igihe abantu rero tuba mu itorero tugasenga tuguruka gusa tutazi ibintu turimo. Ibyo nabyo byica umutima w'umuntu, kutihangana, wicara uguruka, ibi sinabyihanganira, ibi nabivamo, gusenga ntacyo bivuze. Ariko rati iyo wihanganye, ibyo wihanganye, ijambo ryarambwiye ngo uba mu bwihisho bw'isumba byose azama mu gicucu cy'ishobora byose. Aho hantu yuhahamye munsi y'igicucu cy'ishobora byose, Imana iraza ikakurengera. Yo haleluya, amina. Yo haleluya, Yesu Imana ishimwe. Ibi bintu ndabivuga mpamije, Imana iraza ikakurengera kuko narayibonye. Ntago nari nzi ko Mukesha batwari yakwamamaza Mukamana utaha mu nzu y'inshinyirano irimo igishyitsi ngo nibwire ko hari ikintu Imana yazamarira. Numvaga ntacyo, numvaga itabishobora, ariko kubera umubabaro nari ndimo, kubera agahinda nari ndimo, nabo bana nagiye mbabyara ntishimye kuko ntago nari kwishimira ko mbyaye ntafite icyo mbahekamo, ntafite icyo nzabaha cyo kurya. Hari ahantu nsubiye inyuma ho gato, hari umunsi umwe nabyaye umwana, inzara irandya, noneho uwo mwana akurana umubabaro yuko nta mashirika yabonaga. Agiye no kwiga kurya asanga turarya amasaka, nteka amasaka y'impengeri, nkamuhekenyera nkamucira mu kanwa, nicyo cyamutunze. Noneho utundi nkadukuba ku rusyo, akanywa kagakoma kuduhere. Ariko uyu mwana iyo murebye ajya nshimisha, biramfasha cyane iyo nibutse ubuzima twaciyemo nge nawe. Ariko yarakuze, ni umwana mukobwa mwiza munini, ntiwamenya ko yarezwe n'impengeri namuciraga mu kanwa. Gusa abatureba cyangwa se abaduteza amatwi, nababwira ko Imana igi ikura umuntu ahantu hadafatika ikamushyira hafatika. Imana ishimwe. Kandi abaduteza amatwi badafite kwihanganira ibibagerageza, ijambo nararisomye rirambwira ngo hahirwa uwihanganira ibimugerageza kuko namara kwemerwa azambikwa ikamba ry'ubugingo. Umuntu rero iyo yihanganiye mu rushako yashatse cyangwa se mu rugo arimo, yumva bikaze, yumva umugabo atamwitayeho, cyangwa yumva ko cyangwa umugabo akicara kumva ko umugore atamwitayeho, ntabwo aba atakwitayeho, ahubwo ni ishuri uba urimo kugira ngo wige neza. Ubwo rero abadukurikiye bumve yuko Imana ijya itabara. Nanjye ntabwo nari nzi yuko naba meze uku nguku umeze. Ntabwo nyambara imyenda itose, ntago Mukesha batware cyangwa se undi munyamakuru wundi yanyamamaza ati Mukamana sohora igishyitsi umushyitsi yicareho. Ubu nanjye uje mu rugo nakwicaza mu madivi. Nawe ufite amadivi uyu munsi. Ikindi hari akantu nibutse, hari ukuntu umugabo wanjye yigeze guterateranya utudebe tumwe twabagamo amavuta ya usa, nuko araduterateranya akora mu rugi. Yarakingishaga n'akazu kari kagufiya, noneho agakinze twajyaga gutambuka urugi rukagutema. Natambukaga rukanshishimura ukuboko, natambuka kenda nambaye kakarushishimura. Ariko ndashima Imana, nanjye bundimo gukingura nkata serire kubera Imana, n'ukubera Imana niyo yabikoze. Ubwo rero mu gusenga habamo ibisubizo. Mu gusenga, iyo usenze wizeye Imana ko hari ikintu gikora, Imana iragikora. Nambara inkweto tuva mu kwambara kugendesha ibirenge, nambaraga inkweto zidasa za kambambiri.
nkazishingamo udutsinga nkagenda nzambaye, nkarinda nzi Kigali nzambaye njya gushakisha ubuzima nk'uko nababwiye nti namye nikorera ibyo byatsi aribyo njyane Kigali. Icyo gihe habagaho ibirenge ariko bamariye gucira kugenda nta nkweto, natoraguye udukweto twa kambambiri tudasa aba ariko ncomekamo udutsinga nkajya ngenda nzambaye. Ndashima Imana rero ubu uyu munsi wambaye inkweto, nambaye inkweto nziza, nambaye imyenda myiza, noneho ndaseka bikwemera kubera ko Imana yari Haleluya, haleluya, Imana ishimwe, amina. Ndumva ndimo gufashwa cyane. Fashwa mu izina rya Yesu. Ibi bintu ndi kubabwira ni ukuri Imana iratabara. Hari korali yigeze kuririmba indirimbo ivuga ngo Imana iratabara, Imana iratabara. Ni ukuri Imana iratabara. Hari ahantu yankuye, hari ahantu yankuye, hari ahantu ngejeje, nanjye iyo nyivuga numva mvuga Imana bikemera. Imana ishimwe. Ntabwo ndibuka umunsi umwe nagiye guhingira umuntu, naho urwiri rwankebaguye, intoki zanjye zari zuzuye ibisate. Ndavuga ntari ku Mana, ibi bintu bizashira, ariko ndashima Imana byarashize. Ndashima Imana byarashize. Abakunzi rero badukurikiye, Mukamana Vestina uko yari icyo gihe ntabwo ari ko ari. Ndashima Imana ko hari ahantu Imana ingejeje, ariko byaturutse mu gusenga no kwirinda no kwizera, ubundi ukarindira. Iyo utarindiriye urahubuka ukagenda ukangara, ariko iyo urindiriye ugategereza Imana igusezeranya amasezerano ikayasohoza. Ni ukuri Mukamana wahuye n'ibibazo bitandukanye, wahuye n'inzara, Mukamana wakoze imisiri, Mukamana wicaga ku gishyitsi, Mukamana wagiraga umwenda umwe ku manywa akawufura nijoro akawambara utose. Uyu munsi yambaye neza, nambaye neza. hari umuntu muganira akakubwira ngo njye narasenze amasengesho y'uburyo bwose, akayakurondora n'ayo utazi ukumva warayazi yose yari yasenze, ahubwira ko Imana kumva ko Imana itabaho, kumva aho ageze yatangiye gutera Imana umugongo bitewe n'ikibazo arimo. Turagira ngo uhumurize uyu muntu ushingiye ku byo yagukoreye. Nihe message wamuha? Message naho uyu muntu buriya mu rusaku, guhura n'ikigeragezo ugasakuza ntabwo byatuma Imana ikora. Iyo uhuye n'ikigeragezo ugasakuza ntabwo bituma Imana ikora. Imana isubiza umuntu watuje. Kwa kunda barimo kwivumbura, ndimo kubwira umuntu urimo kwivumbura ubu wabuze uko abigenza, wasenza y'iburyo n'ay'ibumoso mwumva, kugeza ubwo avuga ngo hari abo yumva hari n'abitumva. Twese Imana itwumvira rimwe, ariko Imana ikorera igihe. Navuze imyaka namaze nihanganiye ibyo byose, iyo nsa nk'uhubuka nkavuga ngo Imana yarambeshye nkirwanirira, ubu ntabwo mba ndimo kubona ibitangaza by'Imana. Ndibuka umunsi umwe Imana yambwiye ngo ndagusekeje, sinajyaga nseka no kuvuga gutya wumva nihuta, ni ukubera Yesu, ubundi sinajyaga mvuga. Ntago najyaga mvuga, ubu niyavugishijwe na Yesu, we nagiye numva ineza ye. Umunsi umwe arambwira ngo nkwaye guseka, ubu njya nseka nkakwenkwenuka, n'aka gatwenge umunana cyangwa akagasura, ni ukubera Yesu. Ariko uwo muntu ndi kumubwira uri mu bwigunge, uri mu mubabaro, yaba ari hanze, yaba ari mu Rwanda, yaba ari mu Burundi, yaba ari muri Tanzania, yaba ari mu Bugande, uwo muntu wumva wababaye akagera kure, na Mukamana yaramwibutse. Na Mukamana yaramwibutse, yangiriye neza, narabibonye kandi ajyaga ibimbwira ndabitegereza, kugeza ubu nanjye nabibonye. Ubwo rero uwo muntu namwihanganisha, nakomere, Imana izamugirira neza. Nakomere, akomeze asenge, arindire. Kandi ikindi yirinde gusakuza mu kigeragezo. Burya iyo usakuje mu kigeragezo, nshobora kusakuza mu kigeragezo nkaza nkagutakira, nkavuga ngo ibigeragezo biranyishe, ntago uri bubishobore, kandi ukagenda ubihererekanya ubibwira abandi. Ariko ikigeragezo cyawe iyo ukinambye ukavuga uti Imana ndengera, Imana irakurengera. Hari indirimbo tujya turimba ivuga ngo ikigeragezo iyo kiguteye kiza kigutunguye kandi kikaza gifite ubukana,
ngo ntiwakirakarira cyangwa se uzana ubutunzi cyangwa urire cyangwa ngo oya, ntago ikigeragezo iyo cyaje kihunzwa n'urusaku. Ikigeragezo iyo cyaje kirakureba kikaguhanga amaso, nawe rero uhagarara ugatumbira ukagihanga amaso. Iyo kirambiwe kiragenda. Urakoze cyane, turi kugana ku musozo w'ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Dusubiye inyuma gatoya, ese niki cyaguteye kudaturwa muri ibyo bigeragezo wari urimo, ko byabaga byashoboka iwanyu batwiye ko bari bifashe ku buryo ntacyo babuze? Niki cyagukomeje ukanamba ku mugabo wawe? Ko duhura n'abantu batandukanye kumva bataka kugira ngo ngome hano mere gutya akisubirira iwabo cyangwa agafata undi mwanzo cyangwa ugasanga umugabo yataye urugo. Ari umugabo wawe ari wowe, niki cyabafashije kugira ngo mukomeze mu nambane murwanire hamwe ku rugamba? Gusa nubwo ubuhamya bwanjye nabucemo kabiri, kuva mu ntangiriro y'amavuko yanjye byari imibabaro gusa, ariko ubwo nahereye mu rushako rwanjye, niho nahereye. Muri urwo rushako rero uko nihanganiye urugo rwanjye, numvaga gushaka kabiri ari ikosa rikomeye cyane, cyangwa ukaba wajyanaga abana gushaka, numvaga ari ikosa cyane. Noneho si uko hari abo bitananira bakaba babikora, ariko ngewe umutima wanjye wanyemezaga ko Imana izantabara. Umutima wanjye wanyemezaga ko Imana izantabara, kuko ukabone ko nakundaga gusoma ijambo rivuga ngo nkunda abankunda kandi abanshakana umwete bazambona. Iryo jambo nkirisoma ngo nkunda abankunda kandi abanshakana umwete bazambona, byampesheje kwiringira Imana ko nzayibona. Ubwo rero umuntu yumva ko yasenze akabura Imana, irahari, iramureba kandi izamutabara. Ijambo gusa rijya rinezeza nuko ni ijambo riri muri Yesaya 45, Yesaya 55. Iryo jambo nararisomye riramfasha, rivuga ngo yemwe abarushye n'abaremerewe. 66, yemwe abarushye n'abaremerewe muze musange ndabaruhura. Iryo jambo ryaranejeje cyane. Iryo jambo riramfasha nkagenda nsenga Imana nyiringiye, byatumye nkomera mu rugo rwanjye ndunambaho. Uko nagambiraga guta urugo byananiye, nasoma ijambo rikamfasha, nasenga nkizera bikankomeza, bituma urugo rwanjye ndukomeramo kugeza na n'uyu munsi. Imana ishimwe kandi Imana icyubahiro ku bantu bakura mu mashusho, babona ko wambaye neza kandi babona ko ari umugore ushima Imana, ufite amata umeze neza utoshye cyane. Nta hantu haba Imana itavana umuntu, nta nahitamushyira. Ariko tubwira abantu, yego uyu munsi bimeze bite? Uyu munsi ndimo nanjye ndarya nkahaga, icyo nshatse ndakirya. Kagakoma keza ndakanywa, navuye ku gikoma cy'imyumbati. Haleluya. Igikoma cy'imyumbati nakivuyeho nanjye igikoma cyiza, nywa agacyayi. Ubundi nabonaga umuntu nk'icyayi nkumva birarenze, n'umuntu w'umukire cyane. Ariko oya, ahubwo umuntu wese Imana yemera yabgiriye neza nta na kimwe atabona. Nta hantu rero Imana itakura umuntu, nta nahitamushyira. Ubwo tubwira abantu ko Imana ikigira neza. Yego, iracyahagera neza. Ibyo byatsi wakoreshaga byakugejeho ngo nibyo gikora uyu munsi? Yego, na n'uyu munsi nibyo nyikora. Gira message abantu bakugane rero. Abantu Imana igenda ibazana, nabo turimo kuganira ubu ngubu, njya mbafasha mu burwayi bwabo. Iyo Imana yagutunze inkoni ongeraho ugahita ukira, kubera ko Imana hari ikintu yambwiye, yavuganye nanjye, yambwiye yuko uzansanga Imana izajye imfasha uwo muntu agakira. Tutaragera kure, tutararenga ngo tujye kure, tutarajya kure, turajya aho kandi nanone abantu bashaka kuba ati se undi indwara avura nizihe? Kuko indwara ni nyinshi, zirimo zivura, ariko turagira ngo udusobanurire zimwe mu ndwara uvura kugira ngo n'abakugana bakugane bazi ikintu bagiye kwivuza. Yego, murakoze cyane. Iyi ndwara mvura, hari igihe umuntu ashobora kujya kwivuza kwa muganga bakamuvura ariko uburwayi bukabura. Iyo bubuze araza nkamusuzuma nkareba uburwayi afite. Iyo nsanze yarahumanye muvura ibyo yahumanye. Iyo akunze kurwara amaguru ari ibintu yarenze,
ngo tubivuge neza uvura amarozi. mvura amarozi, ibi bintu by'ibitegano nyine uba warenze, kubabara mu nda, kubabara umubiri wose, ibyo byose ndabivura. Izo ndwara ibifu iyo urwaye igifu kitapfutse buriya ndakivura kigakira neza neza. Ikindi na kwa kundi ukunda kurwara umwijima ukakurenga, buriya nabyo ndabivura. Na kwa kundi ushobora kujya kwa muganga ukivuza bikanga kubera wicara urwaye mu nda. Hari abantu benshi nagiye mbifashamo barakize. Hari umwana banzaniye urwariye Faisal, yararwaye mu nda byaramurenze, mbese ubona ko ageze kuri finali yo gupfa. Namuhaye mutarakira, yaratashye wabi cyangwa ubu ni muzima. Ni benshi nagiye mfasha muri ubwo buryo. Ubwo rero ndavura rwose izo ndwara zikomeye mwumva zibariho, mwaza nkabafasha, kandi Imana izajya bidufashamo kugira ngo mugire ubuzima buzima. Urakoze cyane. Ni benshi rero ngenda nafasha bavuye ku bitaro bitandukanye, ari n'abavuye mu ngo barwariye mu ngo uburwayi bwabo bwananiranye, bose ngenda mbafasha. Imana ifashe abo bantu bumva barembye bameze nabi, nanjye bansange, nanjye nyafasha abantu bagakira. Ese igiye kubafasha uramanza ugasenga Imana ikaguhishurira indwara barwaye, cyangwa harabo nsengera Imana ikamishura uburwayi, hari nabo nsengera ntibumhishurira, ahubwo ngewe ubwanjye nkishakamo igisubizo cy'uko ngiye kuvura uwo muntu. Bose baragakira. Reka tubwire abantu rero, abantu bafite n'izo ndwara bakugane, mukangiye gutanga nimero za telefone kugira ngo ugushaka aze kuguhamagara, n'uwagira icyo akubaza kubirenze kubyivuze mu kiganiro aze kugira icyo akubaza. Ikindi inshuti bavandimwe, ukimara kumva kino kiganiro ukumva ko ari ikintu wamubaza cyangwa kwifuza ko yazagaruka, urabyandika muri comment. Ibyo wandika muri comment nibyo tuzaheraho ubutaka, nimushaka yuko agaruka nabyo murabyandika muri comment, mwandika ibyo twazagana naye kugira ngo abidusobanure, kuko umwanya wo waruyunguye. Tujya ngo tugusabe utange nimero ya telefone. Abazanshaka bose bazambona, kuko ndi umubyeyi Imana yahaye umutima wo kwakira abantu neza. Ubwo rero ngiye kubaha nomero. MTN ni 078112 45 680. Tigo yanjye ni 0722 72 98 279. Gisubiremo 0722 72 98 279. Murakoze cyane. Ubwo we yafashije nabo bagakira, byose tubyamamarijemo no gutanyishyuye, ariko tubire bikoze nawe abo yavuye bigakunda baze kubyandika muri comment kugira ngo urabyumva wese atagira ngo nubuteka mutwe, kuko n'abateka mutwe barahari bavuga ko bavura ariko ari kugira ngo batware imitungo y'Abanyarwanda. Nabo barahari kandi baragwiriye. Ubwumva yarabikoze abyize neza abyandika muri comment kugira ngo abo tubwira n'abatupunda ko turabateka mutwe. Yego, ntabwo turabateka mutwe, turi abantu Imana yashyizeho kugira ngo dufashe abantu. Navuze intangiriro y'aho Imana yankuye ijya kubimparizi aho bizangeza n'icyo bizafasha abantu mu buzima bwabo. Kandi buri Imana yashatse kugukiza ishobora kugukiriza kuri ngiye cyangwa kugukiriza ahandi, byose Imana ibyemera. Imana idahana umugisha. Urakoze cyane. Turagira ngo nkuko twatangiye dusenga Imana, wongere dusengera Imana, ariko usengere n'abantu bari mu bigeragezo bitandukanye kugira ngo uko Imana yagutabaye nayo batabare. Kandi wasenga Imana. Imana yacu, Imana ikomeye, Imana dufashije muri iki kiganiro, Imana yemeye yuko twicara aha ngaha, turagushimiye. Tugushimiye uburyo wadufashije mu biganiro byacu, turimo kuvuga ibigwi byawe, turimo kuvuga imbaraga zawe. Turagushimiye yuko n'ubutaha tuzabagezaho ibindi tutabamenyesheje. Mwami nuhimbazwe. Ndasenze sengeye abarwayi bari muri iki gihugu cyangwa bari mu bindi bihugu, abari kwa muganga, abo bose babuze uko babigenza, ubatabare, ubagirire neza. Sengeye igihugu cyacu kugira ngo ukomeze ugihe amahoro n'umutekano, kandi ukomeze gutanga ubwenge mu bantu bawe muri iki gihugu, kugira ngo iminsi turimo nayo dukomeze kugendana nawe. Urakoze kubyumvishije, ngaho tanga umugisha kuri buri muntu wese uduteza amatwi, icyubahiro cyawe gikomeze kuganza kuri bo, mu izina rya Yesu Kristo. Amen.